Hello, mwongeye kwirwa neza mwese abakurikiye Uchi TV show. Uyu nguyu muri kumwe ni Uchi Rich imana y'u Rwanda. Ahanga turi ni mu kigo cya G.S Mugogo ahamaze kubera irushanwa cyangwa se nko kugaragaza impano ikiswe Mugogo talent show. Ahanga turi kumwe na Ishimira yagiye kuri stage, abantu bose barazamuka. Reka tumwegere tumubaze uko yabibonye akigera kuri stage. Ishimira umeze ute? Ni wagwana. Umeze neza? Meze bye. Twabonye ujya kuri stage abafana bose barahaguruka. Niko bimeze mu kigo baranzi mu rutuntu kutuziki duciriritse ariko nyebwo nta nihandagira, ariko nundi ndabizi neza akazagira iminsi nyine sinzi ukuntu baca umugani mu Kinyarwanda bakavuga ati ikibi cy'umuntu azaba cyo ntawe ukimenya. Ariko nyine ngenda bizi neza ibintu nkora, mbifitiye experience nubwo nyine ntaho ndagera ntaho ndamenyekana, ariko ndabizi neza Imana izamfashamo. Ishimira wagiye kuri stage, abafana bose tubona barazamutse bajya hejuru bikoze ibicu. Ese Ishimira ni izina rivuze gute, rishatse kuvuga iki? Wari kuye he? Urareba iyo umuntu ashaka kugira ikintu iyo ari kwishakamo imana agerageza gushaka n'izina cy'igikorwa ashaka gukora. Hanyuma ntago nje izina ryanjye navuga ngo nzi icyo risobanuye, ariko izina ryanjye ni izina nashatse nk'izina ry'ubustari nyine, ndavuga ati ngiye kwita Ishimira tu. Ariko izina ryanjye n'ababeshye ntago nzi ko risobanura umuntu w'umusitari nyine tu. Ishimira ujya mu muziki wabitangiye ryari? Nje 2025 aho ngaho. Abakurikiye Uchi TV show, ahanga turi ni mu kigo cya G.S Mugogo aho turi kuganana n'umusitari wanyu Ishimira. Yageze kuri stage abafana bose barahaguruka. Ishimira, ugiye kudukubitira agakarampu nko mu ndimbo wacishije wagaragaje hano kuri podium ugaragaza impano yawe. Nje nk'akapera nabakubitiraho, ntabwo ngomba kubitireho akantu kameze ukuntu, ariko nje reka mbakubitireho kimo chip zivugwa mu gace mwari ibyanjye by'isi bihira bake, ntandukanye n'abayaya bigira badanje bahora ku mbuga bavuga ubusa ngo hake, umuti 10 zabone nk'imasake sinzayoboka isi y'abatinganye ngo nake, umurara w'ikigarara henda ngaramuke waraho mwirabura zahora mu buhake, muzira y'amakoro ndafunga butu nake, nyuma nje n'abakoboye nyuma dusoze match, ibyorezo gucina za vassage byadukuye kuri badi tuva kubiharagwe. Ewana ni cool man. Urabikurikirana bya danje. Ishimira, wabwira iki abantu bagukurikiye nk'abafana bawe cyangwa se b'abana baba bafite impano bo mu byaro ariko babuze ahantu bazigaragariza, niki wababwira? Man, icyo nabwira abantu nyine nimba uwizimo impano, icyo nakubwira cyo ntukitinye ngo wange kugaragaza igihangano cyawe, kuko ntawe umenye uko bizagenda mu buzima bwe buri imbere. Biba bisanga rero nimba ufite ikintu uzi ucyerekane, samutayimu nyine biba bizahinduka, ndabizi neza nta umuntu uzahora ahari. Abakurikiye Uchi TV show, ahanga turi mu kigo cya G.S Mugogo turi kuganira n'umusitari wanyu Ishimira. Yageze kuri stage abafana bose barahaguruka cyane bagiye ibicu, natwe byaturenze. Uchi TV show turacyakomeje kuganira. Ese Ishimira, niki wabwira abantu bateguye iki gikorwa? Imana, abantu bateguye iki gikorwa usibye ko nje mbashimira tu, kuko abanzamurira level, kuko abantu bitabiriye igikorwa iyo baje kureba igikorwa tayari barampana akavuga ati byibura Mugogo hari abastari barimo Ishimira. Rero iyo menyekanye gutyo biba bisango n'andi hose ngeze bamenye tu. Ese Ishimira, mu rugo iwanyu bagufata gute? Shamaye mu rugo nyine tu banzi nk'umuntu witonda, ariko nyine rimwe na rimwe ntago bambwira ngo ndi umwana mwiza igihe cyose, ariko nyine biba bisanga ubwo buzima umuntu abucemo tu. Nigeze kubona uca mu marushanwa yamenyekana project yari yateguwe na Peace Media Empire, nawe yari yabereye hano G.S Mugogo. Wagiye uhuriramo n'abantu benshi batandukanye, usanga nyine n'abandi bafite impano ziri hejuru. Mwakira gikorwa wiyumvaga gute? Nibwo bwa mbere wari ugiye kuri stage cyangwa se nibwo bwa mbere wari ugiye hejuru kuri stage ubona abafana benshi cyane, kuko twabonaga hari abafana benshi? Nibwo bwa mbere wabonye hari abafana benshi cyane bari kugufana? Watubwira iki uko uriya munsi wari kwiyumva Peace Media Empire yaje ahangaha muri gukorana mu bijyanye no kuzamura impano zanyu mu bahanzi?
nyine mani njye kiragiye niyumvagamo imano ko nzajya imbere y'abantu benshi nkaririmba n'ubwa mbere nari nkoze biriya bintu tu, ariko nyine hari ukuntu uba utarakora ibintu abantu bakaba bakuzanamo izindi diru zivuga ati nubikora waho wabaye gutya nibwo urabikora neza. Abatipe rero baraje arambwira ati we kora gutya wanyweye akantu nibwo biraza kugenda neza stage. Mani njye narabikoze tu ndagenda niyahuza imiguberi iki byose ndanywa mani uzi ibintu byabaye sinageze imbere y'abajaji n'abapipo bari kumfana sha mani ndaseba kabisa byari nk'igitangaza kuri njye kabisa. ubwo bivugwa ko abantu b'abaraperi bakoresha ibintu by'ibitabi n'amayoga. Mani nyine iyo wamaze kugafata tu ego biba bigaragara ko wagafashe ntago wabura kunywa kamwe, ariko nyine tu ibiyobyabwenge ntawe nabwira ngo ni byiza, ibiyobyabwenge nibyo kwica ubwonko tu. Niki wabwira nk'abana bashaka kuzamura impano zabo ariko bakaba bajya mu biyobyabwenge? Icyo nababwira cyo ngewe nuko ibiyobyabwenge nta keza kabyo habe namba, ariko nyine tu icyo nababwira cyo nuko umuntu ufite impano ntakitinye ngo turakenye mu rugo ngo nta bushobozi, wegenda werekana impano yawe n'abandi bagize icyo bageraho si uko bari batunze. Niyo mpamvu nabwira abana bakiri batoya ati rero nimwitinye bya danje, mwe mube capu mani, mube capu mugaragaza ibyo mufite tu. Abakurikiye Uchi TV show, uyu ni wa musitari wanyu twari turi kumwe Ishimira, yagaragaje urwego rwiza kuri stage ndetse ndumva n'abajaji ibyo yagaragaje kuri stage bagomba kumuha amanota ashimishije. Ishimira, urakoze ku kiganiro waduhaye, turagushimiye cyane. Namwe murakoze nk'abantu banje pe, murakoze cyane. Niki wabwira abafana bawe imbere yo kugenda? Abafana banje ndagira ngo muzagume kumfana, nubwo narafungura channel ariko mu minsi iri imbere nshaka gufungura channel, ndabasaba ko muzankurikirana nyine bya danje kuri channel Ishimira TV. Urakoze cyane Ishimira. Atira gutya boss wanje. Yes. Abakurikiye Uchi TV show, ahanga twari turi mu kigo cya G.S Mugogo ahamaze kubera amarushanwa yiswe Talent Show. Twese mukurikiye Uchi TV show, ibiganiro byacu muzakomeza kubikurikira kuri Uchi TV show kuri TikTok no kuri YouTube, mukorera like, subscribe n'ibindi byose dukomezanya.